tuzakomeza tubinyuremo ariko bizarangira ko aya makuru ni ibinyoma n'ibihuha. Umuntu utazi utarabona ubonye bwa mbere akajya kuri kamera akagufataho ijambo, at the end of the day ntabwo ndi intungane ariko byibuze wubahe ko ndi umubyeyi, ibyo bavuga cyangwa ibyo bumvishe ntabwo ari byo, nta nubwo bizigera bibaho, banyatake nka Muyango yego, ariko wubahe papa w'umwana wanjye. Umuntu noneho hano Muyango mu magambo neza uyumvisha cyangwa umubonye ameze nk'umuntu ufite agahinda. Ese kubera iki muri kumuvugaho ubwo butinganye? Ese ko muri kumuvugaho ibintu byinshi? Aranababwira ati ntabwo ari intungane pe, ariko murekeraho pe. Ariko ibaze nawe iyo nkuru wareri kuvugwaho watandukanye n'umugabo, iki abantu bari kukurimeraho itaka benshi cyane. Mureke bino bintu tubireke. Bazihangane abafana biwe, mana yanjye bega abafana ba Muyango we. Muyango ari mu bihe bitamworoye nka biriya, nanjye nkaza nkarenzaho, kandi buriya nakabaye mvuganira umugore mugenzi wanjye. Muyango n'ukuri wihangane, ibintu biri kuba n'ubundi ndabizi kuzabicamo. N'ukuri I'm sorry, abafana bawe sorry, abantu bose banyanze n'ukuri mwinyanga kuko nanjye ntabwo ndi umuntu mubi, ndamusaba imbabazi. Hano rero yaje abishyiraho umucyo anasaba imbabazi. Twege icyo ngicyo nicyo dushaka. Tureke no byo kuza ngo uvuge umuntu ukora iki n'iki bibe binini cyane. Twege ibyo bintu ntabwo ari byo dushaka, ahubwo ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ndabasuhuje, ikaze kuri YouTube channel yacu. Ni amakuru abagezweho y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. So twe tubagezaho amakuru y'imyidagaduro, ariko slogan yacu ivuga gute? Twubake showbiz zacu nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, ubugome, gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane byatuma showbiz yacu itaba nziza, bwa bumwe butabamo. Nk'uko nkunda kubogera nkababwira ngo nk'uko igihugu cyacu cy'u Rwanda cyubakiye ku musingi w'iterambere, ubumwe, demokarasi ndetse n'ibindi, ya mateka mabi tukaba twarayasimbuje ameza, ubwo tukaba dukataje mu iterambere. Noneho twakabaye dufata bya bintu byabaye muri showbiz zacu nyarwanda bibi byose byo gutukana, gushyira hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane, ibyo byose tukabikuramo tukubaka showbiz yacu noneho ifite ubumwe, ishingiye ku kintu kimwe. Duteza imbere abahanzi, duteza imbere buri muntu wese uza muri showbiz, ibyo byose tukabihashyamo. So tugarutse mu gice cya kabiri, ubwo turi kuganira ku bantu benshi bari kwinjira cyane cyane mu muryango wa Muyango ndetse na Kimenyi, ariko twe ntabwo tugiye kubyinjiramo neza, ahubwo tugiye kwibanda ku kiganiro wita Yago yakoranye na Muyango, akamuhamagara akatubwira uburyo yiyumva muri iyi situation. Noneho tukaza kuvuga ko uwitwa Kimenyi yashimiye Yago mu kiganiro cyiza yakoze. Noneho turasoma no mu makuru makeya ibinyamakuru biba byagiye byandikaho. Songe amajwi mbanyafite, hanyuma tukagenda gake gake. Reka dutangirire hano. Se navuga wenda abantu bankunda bankunze kuva kera n'ubu ngubu ibihangane binabyo turabinyuramo kandi neza. Hama ikindi nyine nibirinde social media, nyine ntabwo ari umukino ukinwa na buri wese, biracyagoranye. ariko muya ushyiraho reka hano rero impamvu Muyango nangiye kuri message abwira abafana be bihangane,
ku byabaye no ku biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ese ibyo bintu biri kuvugwa ni ibiki? Abantu benshi bari kuvuga ngo Muyango na Kimenyi batandukanye, Kimenyi ngo aryamana na Keza, Muyango na DJ Brian ngo bararyamana bahuje ibitsina. Niko ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bari kuvuga iyo nkuru, bari kuyisuduza bayinjiramo cyane. Ariko se ninde ufite proof? Bose bakubajaga kubahota bakubwira ngo nta makuru turi kubona imihanda. Asi yo makuru y'imihanda udafite gihamya waretse kuyavuga. Rero hano Muyango rero yabwiye abafana biwe ati ibi byose turi kunyuramo tuzakomeza tubinyuremo, ariko bizarangira ko aya makuru ni ibinyoma n'ibihuha. Umuntu utazi utarabona ubonye bwa mbere akajya kuri kamera akagufataho ijambo, at the end of the day ntabwo ndi intungane, ariko byibuza wubahe ko ndi umubyeyi. Ibyo bavuga cyangwa ibyo bumvishe ntabwo ari byo, nta nubwo bizigera bibaho. Banyatake nka Muyango, yego, ariko wubahe papa w'umwana wanjye. Umuntu noneho hano Muyango mu magambo neza uyumvisha cyangwa umubonye ameze nk'umuntu ufite agahinda. Ese kubera iki muri kumuvugaho ubwo butinganye? Ese ko muri kumuvugaho ibintu byinshi? Aranababwira ati ntabwo ari intungane pe, ariko murekeraho pe. Ariko ibaze nawe iyo nkuru wareri kuvugwa watandukanye n'umugabo, iki abantu bari kukurimeraho itaka benshi cyane. Mureke bino bintu bireke kuba binini cyane, kuko nta kintu ukabona nyine umuntu bwa mbere ni amajwi mukangiye kubumvisha umuntu waje nyine ngo ni Kazini wa Muyango, nawe amuvuga, undi araza amuvuga. YouTube uri kubona muri iki gihe Muyango na Kimenyi, Muyango Kimenyi na Keza, Muyango Kimenyi Keza DJ Brian, nibyo bintu byibereye ku mbuga nkoranyambaga. Ese koko RIB iramutse yinjiye muri bino bintu ni bangahe basigara ku mbuga nkoranyambaga? Ko abantu benshi niyo nkuru ngo irimo amafaranga, ngo amatiku, ubugome. Ese gukorera amafaranga urimo urasenya undi muntu byo bikumariye iki? Muyango rero niyo haza akababwira ati basi njye mumvuge, ariko mureke kuvuga umugabo wanjye ndetse n'umwana wanjye. Abantu ku mihanda nta n'umutima nta n'iki, manu kuri ino nkuru irababaje. Ariko gutera intebe ugatera icyoti umwana ngo ugiye gufite amakuru y'undani y'umuntu bita Kimenyi ndetse na Muyango na DJ Brian na Keza, iyo nkuru si nta kintu kirimo. Icyo nta kintu kiba kirimo kabisa. Noneho hajemo uwo bavuga ngo ni Kazini we, kubera pressure y'abafana ba Muyango. Noneho baje bamubwira ko ibyo bintu noneho agahita abireka akabivamo burundu. Urumva burundu ibyo bintu akabivamo. Abantu benshi baza bamubwira ati se kuba wagiye ku mbuga nkoranyambaga ukaba urimo uranariza ngo Muyango muraziranye, ese koko barasaba kujyana muri RIB ibyo bintu wabisobanura? Noneho niyo mpamvu yaje noneho akora ikiganiro asaba imbabazi, hanyuma ibintu bikagenda neza. Nicyo kintu cyiza twe dushaka muri industry yacu nyarwanda. Nta muntu udakora ikosa, niba wakosheje ngwino usabe imbabazi. We mu magambo make nawe kuko nawe yatangiye avuga ati ndi umubyeyi, nzi icyo kintu urimo uranyuramo uko kingana, ndagusaba imbabazi. Ihangane abafana biwe, mana yanjye, bega abafana ba Muyango we. Muyango ari mu bihe bitamworoye nka biriya, nanjye nkaza nkarenzaho, kandi buriya nakabaye mvuganira umugore mugenzi wanjye. Muyango ni ukuri wihangane, ibintu biri kuba n'ubundi ndabizi kuzabicamo. Ni ukuri I'm sorry, abafana bawe sorry, abantu bose banyanze ni ukuri mwinyanga, kuko nanjye ntabwo ndi umuntu mubi. Ndamusaba imbabazi,
hano rero yaje abishyiraho umucyo anasaba imbabazi. Twege icyo ngicyo nicyo dushaka. Tureke no byo kuza ngo uvuge umuntu ukora iki n'iki bibe binini cyane. Twege ibyo bintu ntabwo ari byo dushaka, ahubwo twubake bwa bumwe ndetse na rya terambere. Ibaze kuba uri umumama, niba umuryango mugiye ngo ukimenye ngo ndabizi, reka urimo urica izina ry'umuntu. Rero kuba waje gusaba imbabazi ngenda bikunze, nguhaye respect, ndakubashye byahatari. Ariko tunakomeza inkuru yanditswe n'igihe iravuga ngo Miss Muyango Claudine yanyomoje ibyabaye. Hano dukomeje ku nkuru igihe cyanditse ngo Miss Muyango Claudine yanyomoje ibyari bimaze iminsi bimuvugwaho ko yaba aryamana nabo bahuje ibitsina. Aratangira avuga ati nta kintu kinini nabivugaho ku butinganyi bumaze iminsi bimvugwaho, uretse ko ari ikinyoma. Ntabwo ndi intungane, nshobora kuba nakosa, ariko byibuza banyubahe kuko ndi umubyeyi. Ibyo bavuga cyangwa bumvishe ntabwo ari byo, kandi banamwubahire umugabo ndetse n'umwana. Niyo mpamvu rero ku mbuga byaseduize ku buryo bigeraho Muyango nawe aza gutanga verisiyo ye. Rero mureke dushyire hamwe, tureke guseduiza umuryango cyangwa n'ibindi bintu byinshi biri kuvugwa. Turasoreza kuri iyi post. Iyi post ya Kimenyi Yves yashimiye Yago ku kiganiro cyangwa kuri interview nziza cyane yakoze kuri Yago TV show. Arangije anabwira ati muyisure murebe kino kiganiro cyiza yakoze. Ni ikiganiro kitarimo ishyari, kitarimo inzangano, kitarimo ubugome. N'aya majwi ya mbere tuba playingiye niho yavuye. Rero kuba Kimenyi nawe yabyishimiye, kuko niba uwitwa Kimenyi na Muyango batakibana ntibivuze ngo batandukanye burundu ko bafitanye isezerano, ahubwo abantu b'inyuma nitwe turi kuba victime y'ibyo byose. Tubireke tubivemo, twubake bwa bumwe bwacu. Murakoze.